Nta kintu gitera ubwoba nk'amateka ya Yuda. Yuda yabanye na Yesu imyaka 3 n'igice, ariko yagize amateka mabi. None se ku bantu babona umwanya wo gukosorwa ahubwo bakabifata nk'ibisanzwe. Mu by'ukuri Yuda yagize amahirwe ashoboka yose, ariko ni urugero rw'umuntu wahawe amahirwe ashoboka yose akayapfusha ubusa. Bana natwe rero, uyu munsi tugiye kureba ku mateka ya Yuda ateye ubwoba. Ntucikwe, umve ikiganiro kugeza kirangiye. Niba ari ubwa mbere tubanye, wibuke gukora subscribe kandi wandike comment. Yuda mu mibereho ya buri munsi nta muntu washoboraga kuba yamushinja ikosa cyangwa icyaha. Yagaragaraga nk'umunyamuhate kandi yari afite umurava mu rugendo rwe rwa gikristo. None se mu by'ukuri ni iki cyatumye Yuda agambanira umwami we kandi yaragaragaraga nk'uwifuza ubugingo buhoraho? Niwe muntu mu buzima utaremeye gukosorwa, ahubwo we yumvaga ashaka gukosora umucunguzi we. Hari abantu rero bameze nka Yuda. Niyo mpamvu tugiye kwiga iki cyigisho. Tugiye kuganira ikiganiro kigaruka kuri aya mateka ya Yuda, kugira ngo hatazagira umuntu ugwa mu ikosa nk'irye, ahubwo bitubere isomo. Yesu akibona Yuda yabonye ko akwiriye kumwiyegereza, kuko Yesu adahishwa. Yabonye ko Yuda akeneye kuba hafi ya Yesu kugira ngo arindwe icyazatuma arimbuka. Kugira umutima wuzuye impuhwe kwa Yesu byatumye yemera kumuha inshingano zo gucunga umutungo mutoya w'abigishwa, kuko byari kumutera kugira impuhwe mu gihe yabaga awukoramo afasha abababaye. Yesu yabonaga ko ari isomo ryiza rya Yuda gukorana n'Umukiza bya hafi, kugira ngo azabashe kujya amukosora aho aguye mu ikosa. Gusa kuri Yuda byamubereye igisitaza igihe yabaga yagize amahirwe yo gukorana na Yesu. Igihe yabaga ari ahiherereye, yakoraga mu mutungo mutoya akiyishyura akihemba uwo munsi, kandi we yumvaga ari ibintu by'ingenzi atari icyaha. Ntabwo Yesu yahishwaga ibikorwa bya Yuda, yamubaga hafi, ntabwo yigeze ahwema kumucyaha. Yaramucyahaga akamucyahana amaso y'impuhwe, ariko Yuda ntabwo yabifataga nk'urukundo, ahubwo yabifataga nko kumurebareba cyangwa kutamukunda. Mu by'ukuri ntako Yesu atari yaragize Yuda. Uko bwacyaga bukira yarushagaho kumuba hafi, ahubwo igitekerezo cya Yuda giteye ubwoba kigaragaza ukurangira nabi kw'imibereho yashoboraga kugira amahirwe n'imigisha bituruka ku Mana. Nk'uko twabivuze haruguru rero dutangira, dukwiriye kwirinda igisitaza cyose, kuko ni ruto ni rutoya. Uko ingeso ntoya tuyibona tukayoroshya tukayipinga, nibwo iba iri kurushaho kutugeza kure y'Imana, kugeza ubwo dushobora kwihakana Yesu cyangwa tukava mu byizerwa, nubwo byaba ari mu buryo butagaragara, ariko tukajya kure y'Imana mu buryo tutabyifuza. Isomo ritangaje ry'uyu munsi rero riratuburira, riraduha inama yo kudakerensa ikosa nubwo ryaba ritoya. Nk'uko Yuda yakinishije amahirwe yahawe, yumvaga ko azagira igihe runaka cyo kwihana, ariko birangira agambaniye umwami we. Igihe duhawe amahirwe, igihe twumvishe umutima wacu uhamagarirwa kureka ibintu runaka cyangwa kugendera mu nzira runaka, tuba dukwiye gusenga Imana ikadufasha. Dushobora kumva tudafite ubushobozi cyangwa imbaraga zo kubireka cyangwa zo kugendera muri iyo nzira, ariko Yesu aba ari iruhande rwacu, aturebana amaso y'impuhwe n'imbabazi, ashaka kudufasha. Igitekerezo cya Yuda rero nubwo giteye ubwoba, ariko ni isomo ryiza ritwereka inzira dukwiriye kunyura n'uburyo ki twatandukana n'ibishobora kuzatuma turimbuka kandi tutari tubyiteze. Imana mbere ya byose.